Bakunzi ba Clarence Sport TV turi Shyorongi hagiye kubera siporo ihuza abaturage bose muri iki gitondo. Urabona ko hari garden cyangwa se ubusitani bwiza nkuko uri kubireba, ni ku kigo cya Eagles. Turimo twinjiramo aho tugiye gukorera ku kibuga cyari gitoya cy'umupira w'amaguru. Biba ari byiza aho bamaze gukora ibirometero bisaga 7 n'amaguru. Ngira ngo urumva uko ijwi ryanjye rimeze. Mukanya turaza kuba tureba ibiri bubere neza nyirizina kuri kino kibuga kigiye kuberamo uwo mapu cyangwa se kunanura ingingo ko bavuye muri siporo. So nahangaha rero biri bubere aho abantu baza kwinanurira muri rusange. Mukanya turareba ibikurikira. Komeze mukurikire Clarence Sport TV. Clarence Sport TV rero dukomeje sport. Aha ni igikorwa cyo gufata blood pressure ku bamaze gukora sport, kiranga ibikorwa bya siporo rusange bihuza abaturage. Aha rero turi mu murenge wa Shyorongi aho ibikorwa byo gukora siporo rusange byakorewe. So kugira ngo rero umuntu amenye ubuzima bwe kandi biramufasha mu buzima bwa buri munsi. Okay, so aba rero n'abaturage baba bakomeje kuba baza muri siporo, kandi ngira ngo ni iby'ingenzi cyane kuba abantu bitabira siporo. So tugiye kureba umwe tuganira ku bijyanye na siporo, atubwire n'iki kiba cyamuzinduye muri rusange kandi bikamufasha gukunda siporo. Okay, baramutse, amakuru? Ya, muri rusange siporo ni iki kintu ivuze kuri wowe mu buzima bwa buri munsi mu byo ukora byose? Wareba muri kamera kandi ukogerijwe ni ubuzima. Ego ego. Aha, niki bigufasha mu masomo yawe ya buri munsi iyo ukora siporo? Bimfasha kwiga neza, nkiga amafata amakugira mwarimu nasinzira. Ya, okay. Aha, niki washishikariza abagenzi bawe badakunda siporo? Nashishikariza kuzikurikiza bakabikora neza kugira ngo birinde indwara zigiye zitandukanye kandi birinde no kurangara mu ishuri n'ibindi. Yo, amazina witwa nde, wiga mu kangahe? Nitwa Ineza Sandra, niga kuri Institut. Ikigo? Niga kuri Ecole Secondaire. Okay, urakoze cyane. Wari uri kumwe na Clarence Sport TV aho twaje twitabiriye siporo. Twebwe turi kumwe ni Clarence Sport TV cyo muri bande rero. Nanjye nitwa Nibamuhoza Agnes. Ego. Abandi umwe mu bayobozi bayoboye uyu mudugudu, umukuru w'umudugudu. Ego. Abakunda siporo, nkunda gukora siporo cyane ko siporo ni ingirakamaro, ifasha kuyungurura amaraso, ifasha umubiri kuba wisukura. Ego. Siporo ni nziza cyane, turayikunda, iruhura mu mutwe. Siporo turayikunda cyane. Okay, niki muri rusange siporo ivuze ku baturage muyobora, impinduka yagize kuva leta y'ubumwe itangirije siporo rusange mu baturage? Ifite impinduka nyinshi yagiye ikora. Ego. Bitewe n'uko mbere batarashyiraho iyo organization yo gushyiraho icyumweru cya siporo, ntabwo abantu babyitabiraga cyane, ariko aho babishyiriyeho ubona ko abantu tubamubwiriza ko iki cyumweru ari icya siporo. Ego. Ukabafasha kubyuka kare, ukabona barabyitabiriye, barabyishimiye, bakaza mu gitondo bagakora siporo, ukabona babyishimiye cyane. Yeah, okay. Muri rusange wenda turabona ko higanjemo urubyiruko. Ese nuhe mugambi mufite mu gushishikariza abakuze mu kwitabira siporo? Dufite gahunda yo gushishikariza abakuze kugira ngo bitabire siporo, ibafashe mu buzima bwabo, kuko bituma hari impinduka mu buzima. Nk'umuntu wakoze siporo bikamufasha kugira ngo agire ubuzima bwiza. Ya, murakoze cyane. Tuzongera tubane n'ikindi.